turagushimira ko waturinze abanye natwe Mana data wa twese mw'ijuru benshi barapfuye abandi bari mu bitaro ariko turagushimira ko ari ubugingo bwacu mu izina rya Yesu icyorezo cyatangira kugeza kuri uyu munsi wa none Mana tukemera ko dukandagiza ibirenge byacu mu nzu yawe mu buntu bwawe turagushimiye Mana izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu tukweretse umukozi wagiye kutugezaho ijambo ryawe Mana turamusengeye turamushiganishije mu maraso ya Kristo turakwinjiza kugira ngo umwambike imbaraga ijambo agiye kutubwira ari ijambo ry'umumaro rihembure imitima yacu kugira ngo ugiye kuza bidatinze tuzimane ingoma yawe mwami bana natwe rero kandi ukomeze kutugirira neza icyubahiro cyawe reka kigaragare mu nzu yawe reka ibitabo by'Imana byose turabyirukanye mu izina rya Yesu duhamagaye imbaraga z'Imana kugira ngo tuze kubana natwe bana natwe muri byose kandi ukomeze kutugirira neza icyubahiro no gukomera n'ijwi ryawe bisabye tubyize mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe. Turabaramukije mu izina rya Yesu kandi turabifuriza amahoro n'imigisha y'Imana. Amen. Ndatangira nshima Imana mu by'ukuri nanjye ngira ngo iri ni iteraniro rya mbere nteranye n'umuryango mugari dusabana hashize amezi 6 cyo bikora ndongera nshimira Imana ko ndagize ubusabane budasanzwe hamwe n'iteraniro ry'umuryango wanjye bwite. Ndashima Imana rero ko nongeye guterana n'umuryango mugari w'abana b'Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Muri aya mezi 6 ndizera ndashidikanya ko hamwe nanjye mwese twabonye imbabazi z'Imana, twabonye urukundo rw'Imana, twabonye kugira neza kw'Imana, twabonye Imana yigaragaza. Bwana Yesu asifiwe. Ngira ngo nta n'uwashidikanya kubihamya ko mu by'ukuri Imana ko yahabaye kuko madamu amaze gusenga. Iyo dukurikiranye radiyo na za televiziyo ndetse n'ibinyamakuru hirya no hino ku isi kugeza uyu munsi iki cyorezo gitangiye hamaze gupfa ibihumbi byinshi n'abandi ni ndembe mu bitaro, ariko twebwe Imana yaraturinze atari uko tubasumbye ubwiza ahubwo ari umugambi w'Imana n'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo kuri twebwe. Munyemerere dufatanye tuyizamure icyubahiro. Amen. Ni muri urwo rwego nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo agaciro k'imbabazi z'Imana. Amen. Imbabazi z'Imana zirahambaye. Haleluya. Nizo zituma turiho, nizo zituma tudashiraho, nizo zituma dukomeza gusabana. Imbabazi z'Imana ntizisanzwe. Haleluya. Kadusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli ibice 24 turahera ku murongo w'9 tugeze 12. Hari amagambo akomeye cyane agaragaza umutima ufite imbabazi z'Imana. Samweli wa mbere ibice 24 kuva ku murongo wa 9 tugeze 12. Nuko Sawuli arahaguruka ava mu buvumo aragenda. Hanyuma Dawidi nawe arahaguruka ava mu buvumo ahamagara Sawuli ati, Nyagasani mwami. Sawuli akebutse Dawidi arunama yubika amaso aramuramya. Dawidi aramubaza ati, niki gituma wumvira abantu bakubwira ngo Dawidi arashaka kukugirira nabi? Aho ntiwirebeye ko Uwiteka yari yagutanze mu maboko yanjye uyu munsi ubwo wari uri mu buvumo, ndetse hariho abambwiye kukwica, ariko ndakubabarira ndavuga nti sindi burambura ukuboko kwanjye kuri databuja, kuko ari we Uwiteka yimikishije amavuta. 12. Kandi data, dore n'ikinyita cy'umwambaro wawe ndagifite mu ntoki,
ubwo nageshe ikinyita cy'umwambaro wawe sinkwice. Nukumenye kandi urebe ko nta kibi cyangwa ubugome bindiho, kandi sinagucumuyeho nubwo uhigira ubugingo bwanjye kubukuraho. Mana yacu ishimwe cyane. Amen. Hano hari ubutumwa bukomeye kuva mu kanwa k'umukozi w'Imana Dawidi. Dawidi ngira ngo muramuzi cyane. Dawidi mu buto bwe yasobanukiwe neza umuhamagaro we, yasobanukiwe neza imbaraga z'Imana, yasobanukiwe neza imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana kuri we kuva mu buto bwe. Ndetse iyi nkuru turayihera cyane ku rugamba ingabo z'Abisirayeli zarimo zirwana n'Abafilisitiya. Hanyuma ingabo ziratinya zibonye ingabo ikomeye cyane mu Bafilisitiya yitwaga Goliyati. Ariko Dawidi, umusore wari ukiri muto cyane, uganira n'Imana, uzi uburyo Imana ikora, usobanukiwe imbaraga z'Imana, arangije aritanga arwana na Goliyati aramunesha. Iyo nkuru murayizi cyane, sinjya kuyitindaho. Ariko mu kunesha urwo rugamba byatumye Dawidi amenyekana cyane. Ntiyarazwi, aramenyekana, atangira kuvugwa. Abantu muri icyo gihugu batangira kuvuga ibigwi bya Dawidi, bavuga ko ari intwari ya Isirayeli, batangira kumutaka. Ndetse ngo abagore n'abakobwa baramwamamaza, baravuga bati Dawidi yishe inzovu bivuga 100,000 by'abantu, ngo ariko Sawuli nk'umwami yishe 1,000. Sawuli aho kumunezeza ko yabonye intwari ikomeye izamufasha kuyobora igihugu, izamufasha gukorana nawe, amugirira ishyari, atangira kumuhiga. Ubwo amuhize Dawidi arahunga, yahunze inshuro nyinshi. Sawuli amugabaho igitero ariko ntamubone. Igihe kimwe rero Dawidi yari yahungiye mu butayu, ngo noneho arahunga ajya mu buvumo. Agiye mu buvumo, Sawuli bashaka ingabo 3,000. Ingabo zizi kurwana bakurikira Dawidi, ngo bageze muri ubwo butayu nabo binjira muri ubwo buvumo. Ariko ngo ingabo za Dawidi na Dawidi bari bihishe hafi mu mwijiro y'ubuvumo, abandi binjira babashaka. Dawidi ngo akurikira Sawuli, ngo arangije agesa, niryo jambo bakoresheje ry'Ikinyarwanda, ngo agesa ikinyita ku mwambaro wiwe, cyangwa akata igipande cy'umwambaro wiwe. Nuko ngo Sawuli asohotse, Dawidi nawe amusohokaho, ngo ageze nk'ari imbere aramuhamagara, Nyagasani mwami. Haleluya. Uyu munsi wari mu mpiga unyifuriza kunyica, kandi buri gihe urampiga, ariko jewe nta mutima mubi mfite, nta mutima w'ishyari mfite, sinifuza kukugirira nabi. Iyo mbishaka mba nakwishe. Imana yari yagutanze mu maboko yanjye, ariko sinshobora kwica uw'Imana yimikishije amavuta. Bwana asifiwe. Cyantangaje muzasoma iki gice cyose. Sawuli ngo yaratsinzwe akimara kumva ayo magambo, aramubwira ngo mwana wanjye Dawidi, unsumbije gukiranuka, kandi ndahamya neza yuko uzaba umwami. Bwana asifiwe. Icyo ubutumwa bwiza butubwira ni iki? Icyo tubona muri Dawidi gusumbya abandi bantu babayeho ni ikihe? Dawidi yari afite umutima w'imbabazi, yari afite umutima w'urukundo. Umutima w'imbabazi uguhesha kureba ibyiza aho kureba ibibi. Umutima w'imbabazi uguhesha kureba imbaraga z'Imana. Umutima w'imbabazi n'urukundo niba ugeze mu bibazo no mu ngorane ngizi tumazemo iminsi, uguhesha kureba imbaraga z'Imana, uguhesha kureba ineza y'Imana, uguhesha kureba neza ibitangaza by'Imana. Mana nishimwe cyane. Haleluya. Dawidi yari afite umutima unezeza Imana. Uwo mutima unezeza Imana, uwo mutima w'imbabazi n'urukundo ushimwa n'abantu n'Imana. Haleluya. Muri iki gihe cy'amezi 6 mu by'ukuri hamwe n'abandi mwese mwagiriwe umugisha wo guterana mu ngo, nagiwe umugisha udasanzwe kuganira n'abana n'umuryango.
dusubiza amaso inyuma, tureba neza ubuhamya bwacu, tureba neza uburyo Imana yagiye itugirira neza, tureba uburyo twagiye duhura n'ibikomeye, Imana ikaturengera, ikabana natwe mu buryo bwose. Haleluya. Iki gihe cy'amezi 6 cyabaye umugisha udasanzwe. Nabonye abana basobanukiwe Imana iyo ari yo, n'abana bato kugera no kuri bucura bwanjye. Nawe uyu munsi yafata mikoro, ashobora gufata Bibiliya akabwiriza. Haleluya. Nabonye imbaraga z'Imana zidasanzwe, kandi si muri iki gihe byanyibukije ibintu byinshi. Hari abantu benshi bavuga ngo isi yarangiye. Mujye musoma amateka, nagiye umugisha wo gusoma ibitabo bitandukanye. Iki kiza hamwe n'ibindi byabayeho kuva kera isi gitangira. Hari ibiza byagiye bibaho, hari n'ibyorezo byagiye bibaho bikomeye, birimo n'iki turimo cya COVID-19. Ariko Imana yagiye ibana n'abana bayo. Haleluya. Yagiye yigaragaza, yagiye irwanirira abayiringiye. Iki cyari igihe, ndetse kiracyari igihe cyo guhanga amaso Imana, kubona imbaraga z'Imana zikorera mu bugingo bwacu. Amen. Ndahamya neza muri Guma mu Rugo ubu ngubu turashima Imana ko Imana yakoresheje ubuyobozi bwacu, batangiye gufungura insengero n'ibindi bikorwa bitandukanye. Abantu bakaba batangiye gukora, bakagira icyo binjiza, bakagira ikibafasha mu buzima. Ariko hari igihe cyageze mu by'ukuri atari Imana. Muri ibyo navuze ngo yarahabaye, cyane yarahabaye. Haleluya. Imana yarigaragaje, Imana yabanye natwe, dufite kwishima mu by'ukuri. Ntitukaze duheranwa cyangwa ngo turebe ibibi, ariko ndabifuriza gutunga uyu mutima w'imbabazi. Abana b'Imana bafite umutima w'imbabazi n'urukundo, kandi umutima w'imbabazi ntabwo ari ukubabarira ibyaha gusa, ni ukubabarana n'abababaye. Iyo bisomye mu ndimi z'amahanga usanga harimo urukundo, compassion. Haleluya. Usanga harimo impuhwe, harimo kwegerana mu buryo budasanzwe, harimo gusabana, harimo kumva wifuriza mugenzi wawe mubana musengana ibyiza, wifuza ko yagubwa neza, wifuza ko yatera imbere. Haleluya. Uyu mutima niwo Dawidi yari afite. Haleluya. Njanezerwa cyane iyo nsomye ijambo ry'Imana, Zaburi ya 23. Iyi ndirimbo Dawidi yayiririmbye amaze kuba umwami. Yaririmbye yibuka neza intambara zose yarwaye, yibuka neza uburyo Imana yabanye nawe, uburyo Imana yamurengeye. Arandika ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye, sinzakena. Haleluya. Ariko nkunda cyane uriya murongo wa 6 ufite Bibiliya wonsomere. Ni umurongo mwiza cyane, ndawukunda cyane, ndawuzi no mu mutwe, ariko ndashaka kugira ngo muwusome. 23 umurongo wa 6. Ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose biriho. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose biriho. Yego. Nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Haleluya. Mu by'ukuri iyi ndirimbo ni nkaho natwe twafatanya na Dawidi. Dawidi yaratashye. Iyi ndirimbo nitwe dufite kuyiririmba. Kuwiteka ari umwungeri wacu, tudafite gukena. Haleluya. Ndetse tukatura tukavuga kugira neza kw'Imana, ineza y'Imana ko twayibonye, imbabazi z'Imana ko twazibonye, kandi tugahamya neza yuko kubera iyo mpamvu natwe tuzaguma mu nzu y'Uwiteka, tuzakomeza kuba abana b'Imana, tuzakomeza kumukorera, tuzakomeza kumuhimbaza no kumuramya, tuzakomeza kumuzamurira icyubahiro ko ari Imana yacu. Haleluya. Imbabazi z'Imana ntizisanzwe. Haleluya. Dawidi ntiyigeze agira ishyari cyangwa yifuza kugirira nabi umwami Sawuli, nubwo yamuhigaga ngo amwice. Dawidi yari afite ikibazo gikomeye, yahigwaga cyane na Sawuli, ariko ntiyashatse kwirwanirira, ntiyashatse kwihimura, nta n'umutima mubi yagiriye
Sawuli. Mana ishimwe cyane. Umutima w'imbabazi ndabifuriza kuwutunga no mu muryango. Umugabo ufite umutima w'imbabazi, umugore ufite umutima w'imbabazi, urugo rwabo ruraruhiriwe. Haleluya. Ugera muri urwo rugo ugasanga ari amahoro. Ugera muri urwo rugo ukarubona abana bagasoroma imbuto bavana kuri papa na mama. Uyu mutima w'imbabazi ndabifuriza kuwutunga bene data. Ni umutima unezeza Imana, ni umutima Imana yishimira. Abantu batunze uyu mutima no hanze muri sosiyete ni inyangamugayo. Haleluya. Kuko bababazwa cyane n'ibigora cyangwa se bitandukanye abandi. Usanga bafata iya mbere mu guhuza abantu, usanga bafata iya mbere mu gushaka kugira ngo abantu babane amahoro, usanga bafata iya mbere rwose mu bikorwa by'imbere bishobora guteza imbere umuryango na sosiyete muri rusange. Amen. Aba bantu batunze uwo mutima. Umuntu utunze uwo mutima w'imbabazi ni umukiranutsi mu yandi magambo. Kandi gukiranuka bivuga byinshi. Hari abantu bifuza bagira ngo gukiranuka ni ugutanga icyacumi gusa n'amaturo. Ariko gukiranuka ni mu bikorwa byose usanzwemo. Hanze naho batakuzi bakwitegereza bakavuga bati uyu muntu arakiranuka. Ntiwiyoberane. Haleluya. Ahariho hose ukamenya yuko Imana iri kumwe nawe kandi kureba. Amen. Haleluya. Uyu mutima ni umutima udasanzwe rwose. Uyu mutima w'imbabazi utera kwihangana mu bitugerageza. Yesu nashimwe cyane. Kuko niyo uhuye n'ibibazo n'ibigeragezo n'ingorane zikomeye kubera ko utunze umutima w'imbabazi muri wowe w'urukundo, bavuga uti ndi kumwe n'Imana. Iki kigeragezo ariko washishoza neza. Ese ntabwo cyaba kije kugira ngo kivanemo amasomo? Ese nticyaba kije kugira ngo sobanukirwe neza ibyo ntarinzi? Ese nta kintu kiri inyuma y'iki kigeragezo mpuye nacyo? Wa mutima w'imbabazi umuhesha kureba ibyiza. Haleluya. Wa mutima w'imbabazi ukuzamura ibi burya n'ibibi ni bikeya cyane. Kamere muntu niyo idusunika kureba ibibi, ariko urebye cyane usanga umuntu agizwe n'ibyiza byinshi. Yesu nashimwe. Ariko ikintu kimwe gusa kibi kikaba cyagutandukanya n'inshuti yawe, kikaba cyatuma ufata umwanzuro, ufata icyemezo kitari cyiza, cyakugiraho ingaruka, kikazagira ingaruka ku bana bawe ndetse no ku bazagukomokaho. Bibiliya iravuga ngo ururimi rurica, kandi burya nirwo rwubaka, ni narwo ruhesha abantu umugisha. Ariko iyo utarugenzuye rushobora no kuvuma. Birantangaza cyane, hari n'ababyeyi bashobora kuvuma abana babo kubera bananiwe kugenzura ururimi rwabo. Kandi icyo ubwira umwana urakaye wafashe umwanzuro utari wo gishobora kumuhama, ndetse mu buzima bwe yahura n'ibibazo akavuga ati na mama yarabibwiye, na papa yari yarabibwiye, ubu rero ntibintunguye, ntagire n'imbaraga zo kubisengera ngo abivemo. Ururimi ni rwiza iyo ukoresheje neza. Ururimi ruhesha umugisha, ururimi rushobora kubaka, ururimi rushobora kuvuga ibyiza, ururimi rurabwiriza rukavuga ubutumwa bwiza. Ariko iyo ukoresheje nabi rurasenya. Imana itubabarire cyane. Amen. Dawidi abwira Sawuli amagambo meza cyane, aho Sawuli yari yuzuye umujinya, yuzuye ishyari, yuzuye n'ibindi bibi byinshi ntamenya. Dawidi we aho kumugirira nabi amugirira neza. Amen. Ibintu biratangaje. Pawulo yandikira Abaroma ibice 12 n'umurongo wa 18, arabandikira ababwira ngo ku ruhande rwawe, ku ruhande rwanjye, niba bishoboka mbane n'abantu bose amahoro ntarebeye ku bandi. Ibintu rero usanga bitwishe binagaragaza imatirite mu bukristo bwacu, nuko mvuga nti ubwo eje nakoze ibi, ubwo buriya nibyo umukuru w'itorero rwo yakoze ibi,
narinze nanabisesengura ngo ndebe n'impamvu buriya nibyo nkamukurikira jene ngira ngo inshuti yanjye ntabwo utanze urugero nta kibazo. Amen. Ariko nari nkwiriye gushishoza vuga se jene koko iki kintu arimo avuga, iki kintu yumva yakora ese koko nicyo? Buri wese afite umutimanama. Abahanga bize psychologia bavuga ngo umutimanama ngo ni ijwi ry'imbere rivugana n'ijwi ry'Imana. C'est une voix intérieure qui nous dit que l'acte est bon ou mauvais. Ni ijwi ry'imbere ritubwira yuko ikintu ari cyiza cyangwa kibi. Uwo mutimanama rero tugomba kuwutoza tukawugaburira. Ni nawo muntu w'imbere ugomba kubagaburira ijambo ry'Imana kugira ngo muri buri gihe cyose duhitemo gukora icyiza. Amen. Dawidi yarafite uyu mutima unezeza Imana, kandi ni nayo mpamvu Bibiliya ibivuga neza ngo Dawidi yarafite umutima Imana yishimira. Amen. Kandi yahuye n'intambara zirenze. Abahanga basesengura bavuga ngo mu bandi bose babayeho nta muntu warwanye intambara nyinshi nka Dawidi, ariko ngo muri izo ntambara zose yabaye intwari. Mighty warrior. Hallelujah. Yabaye intwari kubera ko yari afite umutima w'Imana, yari afite umutima w'imbabazi, urukundo ashyira mu gaciro, afata umwanzuro yawutekerejeho. Imana ishimwe cyane. N'igihe yahubukaga yatekerezaga nawe akagira irari, akagwa mu rari rya Batisheba, umuhanuzi Natani amusanze amubwiye icyaha yakoze, yahise ngo yikubita hasi, yitera ivu, ashishimura imyenda y'ubwami, abona ko ari ishyano yakoze, asaba imbabazi. Amen. Ndagira ngo dusoreze kuri aya magambo, si ngombwa gutinda. Amagambo dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 50 umurongo wa 17 kugeza 21. Itangiriro turacyavuga cyane ku mutima w'imbabazi. Uyu mutima w'imbabazi uduhesha agaciro, uduhesha ibyiza. Uyu mutima w'imbabazi utuma tumenyekana no muri quartier. Uyu mutima w'imbabazi ugaragaza abo turi bo muri community ko turi abana b'Imana koko. Haleluya. Ko gusenga ntabwo ari teori tuza gusa kumva ijambo ry'Imana, ariko tugeze hanze tugomba kuviva, kugaragaza rya jambo ry'Imana twakiriye. Iyo mbuto turimo ikera, turi mu soko bucuruza, turi ahantu dukora dutandukanye, tugomba kurangwa n'uwo mutima w'imbabazi, umutima ushimwa n'abantu n'Imana. Ibice 50 igitabo cy'Itangiriro, turahera ku murongo ngira ngo wa 17 tugeze 21. Kampasome nihuta. Tangiriro 50:17 kugeza 21. Muzabwire Yozefu ibi, arakwinginze, babarira bene so igicumuro cyabo n'icyaha cyabo, kuko bakugiriye nabi. None turakwinginze, babarira abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo. Yozefu babimubwiye ararira, ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere, baramubwira bati, dore turi abagaragu bawe. Yozefu arababwira ati, mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana? Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza, kugira ngo isoze ibi biriho none, ikize abantu benshi urupfu. None mwe gutinya, nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato. Arabahumuriza, ababwira neza. Imana ishimwe cyane. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Amen. Iri jambo ryamfashije cyane nkiritegura muri iki cyumweru, naritekerezagaho nkumva ndanezerewe cyane, rikanyibutsa ibintu byinshi cyane. Mureke mbabwire, niba mushaka gutera imbere, yaba mu buryo bw'umwuka yaba no mu buryo bw'umubiri, niba mushaka ko Imana ibaha umugisha ufatika, mutunge uyu mutima. Haleluya. Imana izabazamura, izabashyira hejuru. Ntabwo ndi muto, sindi na mukuru cyane, ariko hari ibintu maze kunyuramo bitandukanye, ahantu hatandukanye.
narimo nganira n'abantu Imana yangiriye neza, nabonye imico itandukanye ngiye ibihugu by'ibiyaga bigari yewe na East African Community. Hamwe nagiye mpiga nko mu bihugu nka 3 nimba atari 4. Nakuriye Kongo, nigiye Burundi, nigiye Uganda. Aha mu Rwanda ni igihugu cyanjye, ni umuco wanjye. Nagiye ngira amaseminari atandukanye no muri East African Community. Ndababwiza ukuri, muntu utunze umutima w'imbabazi n'urukundo ufite ubutunzi ntagerera. Bwana Yesu asifiwe. Uri umuntu wamaye, urakomeye kuko uzi agaciro cy'Imana. Imana urayitunze muri wowe, ko Imana nikwishimira nta kitazagukorera. Ariko munyemerere muvana amaso kureba ku ngorane, ibibazo ngo yarantemukiye yangiriye nabi ngomba kumwishyura udutiriganya tudafite 12. Akaba ariko tugutwara iki umwanya wawe, tukagutwara iki n'ibitotsi ntusinzire, tukagutwara n'iki n'ibyo wagombye kwinjiza. Uyu ni Yosefu, muramuzi cyane kuva ari muto. Imana yaramutoranije ndetse ikamuha inzozi akazibwira bene se bavukana, si n'abandi bakure. Aho kugira ngo babyishimire bavuge bati turi kumwe n'umuntu turabona hari Imana izamukorera kandi ku nyungu zacu z'umuryango, ahubwo ishyari riraza. Bagira bati baramukubita, bajugunya mu cyobo, bararambiwe bati no ahangaha yapfa gusa tutamubabaje, tumugurishe. Bamugira umucakara, yari umwana ukundwa cyane n'ababyeyi, baramugurisha. Aragenda yahuye n'ibintu byinshi cyane. Yabwira abantu iyo turuganira ijambo ry'Imana, igitangaje Imana irahambaye. Imana iguha amasezerano ukagira amarasohora ejo. Murabizi? Kakwereka ko amasezerano eje kandi ukabona ko nta n'ikibazo. Irayakubwira kugira ngo ukomere. Tom ni nka viziyo, ni icyerekezo aho ugomba kugera. Ariko ndikubwira hagati y'ayo masezerano igihe yakubwiriye no kugera kuri ya viziyo, kucyo yakubwiye ibizakubaho ibikubwiye wacika intege. Ni nayo mpamvu abantu benshi, abakirisi benshi bava mu masezerano vuga bati baramanuye, ariko none si imyaka bari 10, 15, 20. Ibyo Imana yavuze ko bitasohoye. Ariko nagira ngo usubize amaso inyuma, Imana iguhe amaso areba. Hari igihe uri mu ishuri ry'Imana, Imana iguterera, Imana igukuza. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Yosefu ibintu byaramutunguye, ariko kubera ko yari afite umutima w'imbabazi muri we, Imana yamuhaye, kuko yari atunze kubaha Imana muri we, kuko yari yararezwe neza. Ababyeyi muri hano mujye murera abana neza, ntimukababwira amatiku yanyu mufitanye n'abandi. Muri iki gihe maze iminsi ndi kwigisha abana nganira nabo, birambabaza cyane. Ubu ngubu environnement, ibidukikije bisigaye bisumbye imbaraga ababyeyi. Ndabeshya mu babyeyi muri hano, urazinduka ujya mu kazi, abana bakirwa muri quartier, abo bahura nabo simbazi ibyo babigisha ntubizi. Umwana wowe ubonana nawe nimugoroba, hari n'abatagira umwanya wo kugira akanya kuganira nabo ngo basengere, nibura ngo bakorere brainwashing, kugira ngo nibura baboze mu mutwe ibyo birirwa, babaganirize, bababwire ibyiza. Uwo mwanya ababyeyi ntabwo bafite. Hanyuma ahanze hakagusumbya imbaraga, hakigisha abana gusumbya uko twabigisha. Nyuma abana ugasanga barononekaye utabizi. Imana tubabarire cyane. Ariko uyu Yosefu siko we byagenze. Ise yamureze amukunda cyane, ndetse bivuga ngo yamwambikaga n'ikanzu nziza, amwishimira cyane. Amagambo mvuze kuvuga nsetsa abantu ngo abana bakundirwa ku mugore, abana bakundirwa se. Ibyo murabizi. Ku mugabo abana bakundirwa nyina. Sinzi niba mubizi. Niba ukunze umugore wawe by'ukuri, n'abana bawe nabo nibashimye, nabo urabakunze. Niba ku ruhande rw'amagambo, niba mukunze by'ukuri tubanye neza, n'abana azabakunda cyane, azabitaho.
ariko niba dufite akabazo abana bazamwegera ati musa na so, dore uko cyitwaye ni nka se. Niba atabana neza n'umugore we muri abanyuko mwarananiye. Usange abana barangiritse kandi bari victime y'umubano wabo. Uri umutima w'imbabazi turawukeneye. Yesu nashimwe cyane. Amen. Turawukeneye kugira ngo tubashe kubaka itorero ryuzuye ubusabane, tubashe kubaka itorero rifite imbaraga, tubashe kubaka itorero ririmo urukundo, tubashe kubaka itorero rikura rikaguka. Urasanga abantu barihererana n'ubutumwa bwiza. Umuntu urangije imyaka 20 muri quartier ntashobora gusura na mugenzi we, ntashobora kumenya amakuru, ariko ku cyumweru tugahurira mu rusengero duhimbaza Imana, tuzamuka muri Mana. Tubabarire cyane. Amen. Yosefu kuko yaratuzuye umutima, bene se inzara iteye bagiye guhahira muri icyo gihugu bamugurishije. Hanyuma Yosefu arabamenya, ntiyagize ishyari, ntiyagize kwihimura, ntiyavuze ati nanjye narajya nababona mbishyura ibyo mwamureye, ahubwo yarishimye yuzura ubwuzu umunezero kubona bene se. Amen. Hanyuma ndetse arababwira ngo bave iyo bari na se, ariko se ngo akimara gupfa nihute batangira kwigira inama bati rero tujye kubwira Yosefu yuko data kiriho yatubwiye yuko tugomba kuza kugusaba imbabazi tukakwikubita imbere. Bene data, icyaha kiraryana. Niba utunze uwo mutima w'imbabazi, abantu bakaba bagufitiye ishyari, bagufitiye urwango, ntacyo bakuziza, nibo bafite ikibazo. Bazahorana iryo pfunwe, umutima uzahora ubarya, kandi noneho bafite ikibazo, bashobora gutungurwa n'urupfu n'ubugingo bakabura. Ariko utunze umutima w'imbabazi muri we ahora anezeza Imana, nta kimucira urubanza. Haleluya. Aba yiteguye isaha iyo ari yo yose kugaruka kwa Kristo. Kandi burya intego nyamukuru y'abana b'Imana ituma dusenga tugakiranuka tukiyeza nuko dutegereje kugaruka kwa Yesu, kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bwe iteka ryose. Tuzaruhuke imiruho twarushye, tuzaruhuke imibabaro n'ibindi byose, tuzabona ibyiza twavunikiye. Amen. Hanyuma we akimara kubimenya arababwira ngo mwitinya. Yosefu ku murongo wa 19, mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana kundamya? Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza. Yosefu itandukaniro rye na bene se nuko we yarebaga ibyiza, yarebaga iby'Imana ishaka, yarebaga umugambi w'Imana kuri we, ndetse no kubasubiza arababwira nubwo mwari mugambiriye ibyo, ariko Imana yo yemeye ko biba kugira ngo ibizanishe ibyiza, ibatabare muri iki gihe. Mubona aho muhahira, mubona igihugu muturamo. Haleluya. Nuko ngo arababwira kuri wa murongo wa 21 ngo mwe gutinya, nzajya ngagaburirana n'abana banyu bato. Arabahumuriza ababwira neza. Amen. Reka turangwe n'ineza y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Turangwe n'umutima mwiza, umutima w'imbabazi, umutima w'urukundo. Haleluya. Kandi uwo mutima w'imbabazi, umutima w'urukundo niwo uduha kuzirikana agaciro k'agakiza k'imbabazi z'Imana Imana yatugiriye. Umunsi tugenda twidegereza, ariko buri wese yafotora ubuzima bwe kuva aho amenyeye ubwenge, avuga ati Mana warakoze, wambabariye ibibi byinshi, warambabariye ibyaha, nari narahindanye, nari ndi uwo gupfa, nta gaciro nari mfite, ariko wangiriye neza, urambabarira. Uyu munsi ni umudendezo. Haleluya. Iyo uzirikanye uburyo Imana yakubabariye ibyo byose, ni wa mutima wawe w'imbabazi uguhesha kubabarira abandi, uguhesha kugirira neza abandi, uguhesha kugendana neza y'Imana. Amen. Ndabifuriza, nanjye nifuriza gutunga uwo mutima w'imbabazi mu izina rya Yesu.
Mana nyir'ububasha n'ubushobozi, uri Imana idasanzwe, ni wowe rurema waremye byose, wahanze byose, uri Imana ituzi neza. Ndakwinginze mu izina rya Yesu kugira ngo abana bawe bamaze kumva ijambo ryawe ubaheshe kurigira ubuzima muri bo. Mwami, ribagure ritume bagira imbaraga zo kwihana aho bagenze bitaguhesheje icyubahiro. Mana, ubahe izo mbaraga rwose zo kwitunganya, amaraso yawe Kristo abeze abatunganya, kandi mu by'ukuri udufashe gutunga uwo mutima mu bihe byacu byose, mu mirimo yacu ya buri munsi. Mwami Imana yacu, ndetse n'uwo mutima urukundo w'imbabazi tuwutoza abana bacu, tuwugire mu miryango yacu, kuko umuryango ari ryo torero rya mbere wishimira. Mana, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye abaryakiriye, tugushimiye buri kimwe cyose. Nushyirwe hejuru, uduhe umugisha kandi ukomeze kutwubaka mu izina rya Yesu. Amen.